Mu Rwanda mituweli de sante yatangiye gushyirwaho imbaraga cyane nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, igihe igihugu cyari gikomeje kongera kubaka ubuzima bw'abaturage. Hari abaturage benshi batashakaga kwivuza kubera ubukene, ibitaro bikabura ubushobozi bwo kwakira abarwayi badafite amafaranga. Leta y'u Rwanda yahisemo gushyiraho uburyo bw'ubwisungane mu kwivuza kugira ngo buri muturage wese aba afite uburyo bwo kubona umuvuzi. Byatumye abaturage batangira gutanga amafaranga make buri mwaka bakabona ubuvuzi igihe babukeneye. Mituweli de sante mu Rwanda bihagaze bite? Muri uyu mwanya tugiye kuba twari mu by'ukuri ubwisungane mu kwivuza mu gihugu cy'u Rwanda. Turareba uko abantu barimo guhinduza ibyiciro bya mituweli mu buryo bworoshye, kandi tuze kurebera hamwe akamaro ka mituweli. Twongere turebe n'ibindi bihugu bikoresha mituweli cyangwa se ubwishingizi bwa mituweli ku isi yose. Gusa tubanze tubasabe nyaboneka nimba mutarakora subscribe mukandeho kugira ngo mujye mubasha kuba mwabasha kubona video, kandi mukande no kunzogera kugira ngo notification yose dushizeho mujye mubasha kuba mwayibona. Rero tugiye kurebera hamwe mituweli. Ni ikintu cya cyangakije abantu benshi bo mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye bisanzwe bikoresha ubwishingizi, kubera ko hari abo bashize mu byiciro bitandukanye. Hari nk'uwishyuraga ibihumbi 20 ari umukire kera, ariko ubu ngubu bari kuza bavuga bati ibi bintu reka tubihindure. Hari uwari usanzwe yishyura ibihumbi 3, ubu bamushyize kuri 5. Wari usanzwe yishyura 5 bamushyira kuri 20. Ese no kuvuga ngo abantu batandukanye barimo bararikarama, barimo baravuga bati ibi byiciro by'ubudehe by'ukuri aya mafaranga ntabwo dushobora kuba twayabona. Nyamara nubwo abaturage barimo bavuga ibi ngibi, ntibaramenya ko hari uburyo bwashyizweho bwo kugira ngo babashe kuba bahinduza ibyiciro by'ubudehe cyangwa se amafaranga, ukabasha kuvuga ayo uzashobora kwishyura. Iyi gahunda rero yaratangiye, no kuvuga ngo abanyarwanda bose ubu bamwe batangiye kwishyura mituweli cyangwa se ubwishingizi mu kwivuza. Reka tubanze turebere hamwe uko byari bimeze mu myaka ishize. Gahunda ya mituweli de sante yakomeje gufasha abaturage benshi bo mu gihugu cy'u Rwanda kubona ubuvuzi ku giciro gito kandi cyoroshye. Ni ukuvuga ngo iyo ufite mituweli ubasha kubona ubuvuzi kandi ku giciro cyiza cyoroshye, ku buryo utabasha kuba warembera mu rugo. Iyi gahunda ya mituweli yashyizweho hagamijwe gutuma buri munyarwanda ashobora kujya kwa muganga atikanga amafaranga menshi. Ni ukuvuga ngo buri munyarwanda wese afite uburenganzira bwo kujya kwa muganga kandi akavurwa nta kibazo. Nicyo iyi gahunda yashyiriweho, kugira ngo nyine umunyarwanda aje kwa muganga atikanga amafaranga menshi, cyane cyane abaturage bafite ubushobozi buke. Nubwo tuze ngo abaturage bafite ubushobozi buke, iyi gahunda si y'abaturage bafite ubushobozi buke, ahubwo ni y'abaturage bose, kubera ko bose bakenera ubuvuzi. Bityo rero nta wifuza kwivuriza kuri menshi, bose bifuriza kwivuriza kuri make. Uyu munsi abaturage benshi bavuga ko uburyo bwo guhinduza ibyiciro bya mituweli bworoshye cyane ugereranyije n'uko byakorwaga mbere. Ushobora kwiyimura ukava mu karere ukajya mu kandi, ntabwo ari ibintu bigoye. Urasabwa kugira ngo ubashe kuba uzi gukoresha ikoranabuhanga, ariko niyo waba utabizi ushobora kubwira umwana wawe uzi gusoma akabigufashamo. Hari abifashisha abayobozi bo mu midugudu, abandi bakabikora banyuze ku ikoranabuhanga nka mbaza.com cyangwa izindi serivisi za internet zifasha abaturage kubona amakuru no gukurikirana serivisi zabo.
ntabwo rero ari ibintu bigoye ko wavuga ngo ngiye guhinduza banshyize ku 20,000 ndashaka kwishyura 5, ibyo ntabwo bigoye. Uhita ugana umuyobozi w'umudugudu ukabwira uti dore uko bimeze. Uko gahunda ya mituweli yatangiye mu gihugu cy'u Rwanda, ni ukuvuga ngo mituweli mu gihugu cy'u Rwanda yatangiye gushyirwaho imbaraga cyane nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Igihe igihugu cyari gikomeje kongera kubaka ubuzima bw'abaturage, nibwo iyi gahunda ya mituweli yashyizweho. Hari abaturage benshi batabashaga kwivuza kubera ubukene, ibitaro bikabura ubushobozi bwo kwakira abarwayi badafite amafaranga. Rero leta y'u Rwanda yahisemo gushyiraho uburyo bw'ubwisungane mu kwivuza kugira ngo buri muturage wese abe afite uburyo bwo kubona ubuvuzi. Ibi byatumye abaturage batangira gutanga amafaranga make buri mwaka bakabona ubuvuzi igihe babukeneye. Ni ukuvuga ngo ubu buvuzi umuturage atanga amafaranga makeya akabasha kuba yavurwa, ariko muri iyi minsi amafaranga yariyongereye, ari nabyo turi kuvugaho ngo ntibibahungabanye, ahubwo mugere kwa midugudu ndetse mujye no ku mbuga zitandukanye, ubundi mubashe kuba mwahinduza ibyiciro. Mu myaka yakurikiyeho abaturage benshi bagiye binjira muri iyi gahunda, ndetse n'abafatanyabikorwa batandukanye batangira kwishyigikira kubera uburyo yagize uruhare mu kuzamura imibereho y'abaturage. Reka turebe ibyiciro bya mituweli n'impamvu bihindurwa. Mu Rwanda abaturage bashyirwa mu byiciro bitandukanye hashingiwe ku bushobozi bwabo. Hari igihe umuturage ashobora kuzamuka mu mibereho cyangwa akagira ikibazo cy'ubukene, bityo bikaba ngombwa ko icyiciro cye gihinduka. Bamwe bavuga ko mbere byasabaga ingendo nyinshi no kujya ku biro bitandukanye, ariko ibintu byoroshye kubera ko abaturage bashobora kwegera abayobozi bo mu midugudu, akagari cyangwa umurenge bagasaba guhindurirwa icyiciro. Hari kandi gahunda ya interineti cyangwa se telefone, bakifashisha imbuga nka mbaza.com kugira ngo babone amakuru cyangwa bakurikirane serivisi zijyanye na mituweli. Abaturage benshi bavuga ko ikoranabuhanga ryafashije cyane kugabanya umwanya watakaraga, ndetse rikagabanya amakosa yakundaga kugaragara mu gutanga serivisi. Nyaboneka twemeze tubasabe, niba mutarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo tujyane, kandi wirinde kwihutisha video kugira ngo ibintu bibashe kuba byagenda neza. Uruhare rw'abayobozi mu midugudu. Mu bice byinshi by'igihugu abayobozi bo mu midugudu bafite uruhare rukomeye mu gufasha abaturage gusobanukirwa gahunda ya mituweli. Hari abaturage bamwe batamenye gusoma cyangwa gukoresha interinete, bityo abayobozi bakabafasha kuzuza amakuru cyangwa kuhuza n'inzego zibishinzwe. Iyo abaturage bafite ibibazo mu byiciro byabo cyangwa mu kwishyura, akenshi babanza kwegera umuyobozi w'umudugudu kugira ngo abafashe kubona ibisubizo. Bamwe mu baturage bavuga ko ubu bitandukanye cyane n'uko byari bimeze mbere, kuko hari igihe umuntu yashoboraga kumara amezi menshi atarabona igisubizo. Mbaza.com ni ikoranabuhanga muri serivisi za leta. Mbaza. Mu Rwanda serivisi nyinshi za leta zikomeje kwimukira mu ikoranabuhanga. Ibi byatumye abaturage benshi bashobora kubona amakuru bari iwabo batiriwe bakora ingendo ndende. Imbuga nka mbaza.com zifasha abantu kubona ibisubizo ku bibazo bihangayikishije bijyanye na serivisi zitandukanye. Hari abaturage bavuga ko
bifashisha izi mbuga kugira ngo bamenye uburyo bwo guhindura ibyiciro cyangwa gukurikirana amakuru yabo ya mituweli. Ikoranabuhanga kandi ryagabanyije umubyigano ku biro by'inzego z'ibanze, bituma abaturage babona serivisi vuba. Ibyiza byo kugira mituweli. Hari abantu benshi bavuga ko mituweli yabafashije mu bihe bikomeye by'uburwayi. Iyo umuntu afite ubwishingizi ashobora kujya kwa muganga akishyura make ugereranyije n'utari muri gahunda ya mituweli. Mituweli ifasha cyane abana bato kubona ubuvuzi bwihuse, ababyeyi kwivuza batagurishije imitungo yabo, abaturage kubona imiti ku giciro gito, kugabanya impfu ziterwa no kutivuza hakiri kare, gufasha abarwayi kujya kwa muganga badatinya amafaranga. Hari abaturage bavuga ko mbere abantu benshi batinyaga kujya kwa muganga kubera ibiciro, ariko ibi bintu byarahindutse kubera ubwishingizi. Gusa iyi nkuru cyangwa se iyi video muje kuba mwayisangiza abandi. Ingaruka zo kutagira mituweli. Abaganga bamwe bavuga ko hari igihe abaturage batinda kujya kwivuza kubera kutagira mituweli cyangwa kutishura ku gihe. Iyo umuntu atinze kwivuza, indwara ishobora gukomera bikaba byamuviramo amafaranga menshi cyangwa ibibazo bikomeye ku buzima. Niyo mpamvu ubuyobozi bukomeza gushishikariza abaturage kwishyura mituweli hakiri kare no gukurikirana amakuru yabo neza. Ngaho reka turebere hamwe ubwishingizi cyangwa se ibihugu bikoresha ubwishingizi nk'ubwa mituweli. Mwari muzi ko u Rwanda ari rwo rwonyine rukoresha mituweli? Oya, u Rwanda si rwo rwonyine rukoresha gahunda z'ubwishingizi mu buvuzi. Hari ibindi bihugu byinshi ku isi bifite gahunda n'izi, nubwo uburyo zibamo bitandukanye. Mu gihugu cya Canada, abaturage benshi bavuzwa binyuze muri gahunda za leta z'ubwishingizi bw'ubuzima. Muri United Kingdom hari gahunda izwi nka NHS ifasha abaturage kubona ubuvuzi. Muri Germany, abaturage benshi bafite ubwishingizi bw'ubuzima butangwa binyuze mu bigo bitandukanye. Mu Bufaransa, ubwishingizi bw'ubuzima bufatwa nk'ingenzi cyane mu muturage wese. Muri Belgium na Netherlands, abaturage benshi nabo bafite gahunda zifasha abaturage kwivuza batishyura amafaranga menshi. Abasesenguzi bavuga ko gahunda y'u Rwanda yashimwe n'ibihugu byinshi kubera uburyo yafashije abaturage benshi kubona ubuvuzi. Uko abaturage badakwiye kwitwara cyangwa se uko abaturage bagomba kwitwara. Abaturage barasabwa kwishyura mituweli ku gihe. Abaturage barasabwa kugenzura neza amakuru yabo. Abaturage barasabwa kwegera ubuyobozi igihe hari ikibazo. Abaturage barasabwa kutemera abantu babesha amafaranga bavuga ko bahindurirwa ibyiciro mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Abaturage barasabwa gukoresha inzira zemewe n'inzego za leta. Hari aho humvikanye abantu bashuka abantu amafaranga n'abitira abakozi bafite ubushobozi bwo guhindura ibyiciro mu buryo butemewe. Ubuyobozi busaba abaturage kujya bakoresha inzira zizwi kandi zemewe. Reka turebere hamwe akamaro ko kwivuza hakiri kare. Abaganga bavuga ko kwivuza hakiri kare bifasha gukira indwara nyinshi zitarakomera. Iyo umuntu afite mituweli ashobora kujya kwa muganga igihe yumvisha atameze neza, bityo indwara ntizikomeze. Hari indwara nyinshi zishobora kuvurwa neza iyo zibonetse hakiri kare, harimo nka malariya, indwara z'ubuhumekero, indwara z'abana, umuvuduko w'amaraso ndetse na diyabete. Niyo mpamvu abantu bakangurirwa kugira ubwishingizi no gukunda kwisuzumisha. U Rwanda n'iterambere ry'ubuvuzi. Mu myaka yashize u Rwanda rwubatse ibitaro byinshi, ibigo nderabuzima ndetse n'amavuriro hirya no hino mu gihugu. Gahunda ya mituweli yafashije abaturage benshi kugera kuri iyi serivisi. Nyaboneka reka dukomeze tubasabe
mukore subscribe ku batarayikora, kandi mutarakanda ku nzogera ukande ku nzogera kugira ngo ubashe kuzubona notification. Hari abavuga ko mbere byasabaga gukora urugendo rurerure kugira ngo umuntu abone ivuriro, ariko ibi bigo byinshi byegereye abaturage. Leta ikomeza gushora imari mu rwego rw'ubuzima kugira ngo abaturage babone ubuvuzi bwiza kandi bwihuse. Ubutumwa ku baturage: kwivuza ni ingenzi mu buzima bwa buri munsi. Kugira mituweli bishobora kugufasha mu gihe cy'uburwayi utateganyaga. Ni byiza gukurikirana amakuru yawe neza, kwishyura ku gihe no gukoresha inzira zemewe igihe ushaka guhindura icyiciro cyangwa gukemura ibibazo byawe. Abaturage kandi bagirwa inama yo kwirinda amakuru y'ibihuha cyangwa abantu batizeye serivisi mu buryo butemewe, ahubwo bakagana inzego zibishinzwe cyane